niyo dufashe umuryango uriya wa Eritrea barwanyaga aba Ethiopia bari barafata igihugu cyabo, ufashe nk'ahandi nka Angola barwanyaga aba Portugal batabaha ubwigenge, ifashe nko muri Uganda barwanyaga abantu b'abanya-Uganda bakoranaga n'abanyamahanga ntibahe ubwigenge igihugu cyabo cya Uganda. Ariko twebwe rero dufite ibindi twihariye n'ibyo ko harimo ubumwe bw'Abanyarwanda bwari bwarabuze kandi byari byarageze mu Banyarwanda, twumva tugomba kubanza tukubaka, noneho tukagera no kuri iyo ntambwe yindi yo kugira ngo tubone n'ubwo bwigenge, dukuraho abanyamahanga n'abakorera abanyamahanga kugira ngo dukomeze tubure ubwo bumwe. Ntabwo ari kimwe n'uko ahandi ubona ngo ni umuntu wagize iki gitekerezo araza, no ibyacu ni igitekerezo abantu bajemo, harimo abantu benshi bamwe babikozemo kurusha abandi, nk'ifashe nka Fred Rwigema wari wararwanye n'ahandi kuko yari afite icyo gitekerezo igihe yarwanaga za Mozambique akarwana muri Uganda. Urumva umuntu aramuvuga kuko yari umwe mu bakuru, ariko rero igitekerezo cyo ni gikuru kiradutaba bose. Icyo gitekerezo cyo kuzana ubumwe bw'Abanyarwanda hanyuma kigahuza Abanyarwanda bose, noneho bakabona uko barwanira ubwigenge bwabo barwanya abanyamahanga n'abandi bafasha abanyamahanga kugira ngo tutabona ubwo bumwe, tutabona ubwo bwigenge. Igitekerezo rero muri RPF nicyo gikuru kiruta abantu, kandi ngira ngo nibyo byiza. Nk'igihe twari dutangiye intambara, iyo kiba nk'igitekerezo gishingiye kuri Fred Rwigema biba byarapfuye, yapfuye nko ku munsi wa kabiri twateye, ariko tugashobora guhaguruka tukongera tukiyorganiza tukashyira hamwe tugahaguruka tukagera kuri iyi ntambara, hakaboneka abandi nabo bakora nk'ibyo yakoraga, wenda bashobora kuba baramurusha ariko nuko batakiriho ngo birebe. Umuryango mpuzamahanga habaho uvuga Loni, kuri twebwe nta byiza yatugiriye, nta byiza yagiriye RPF Front Patriotique, ntiyigeze idufasha, nta cyadufashijeho, ndetse n'ibyo twagendaga tugeraho ubwo wasangaga kuko yumvikanaga n'igihugu cyari kiriho, ugasanga ubwo bashaka kugenda babigarura inyuma babidindiza, no kugeza no mu gihe cya za Jenoside Loni yarebaga abantu bapfa ikicecekera, ugasanga ubwo ishaka kugira ngo ibone uko yahagarika intambara Front Patriotique yari yagezeho kugira ngo igende ibohoza igice cy'u Rwanda itabara bagendaga bapfa, kugeza n'aho Loni yahaye Abafaransa uburenganzira bwo gufata igice kimwe kugira ngo babone uko baduhagarika, bakatuma ziriya ngabo zambuka n'intwaro zazo zambutsa n'abantu zibasunika ngo bajye hanze. Bibi. Ariko rero iyo tuvuze umuryango mpuzamahanga ntibivuga ko habuzemo abandi yagiye ifasha, yagiye ishaka uko ibintu byagerwaho, ndetse n'abantu zabayo bagiye bagenda bakurikiza ukuri. Byari ko byaterwaga nuko muri OIWA hari harimo ibihugu byinshi byagendaga byumva byakurikiza ukuri, ariko harimo n'ibindi nabyo byatwangaga, bifashe nka Zaire ugafata bya bihugu byose byategekwaga n'Abafaransa, basanga bigenda bitwanga bitugira nabi, ugasanga nabwo muri OIWA ntacyo twabonagamo kubera izo mpamvu, ariko n'ibyari habuzemo ibihugu biyumva ukuri. Naho ndi buhamwe muri OIWA icyo gihe badusabiye impapuro zo kugira ngo tujye tubone ko tujya hanze, basaba Uganda na Tanzania ko baduha impapuro, biremera ko bizajya biduha impapuro zo kugira ngo tubone ko dusohoka tujye kuganira n'abandi hanze. Tanzania yo yabigiraga kuko ariyo yari yadufashaga muri iyo mishyikirano, nabyo turayishimira kuko yadufashaga muri iyo mishyikirano. Uganda yabitugiraga ko yari inshuti.